yongera kukuzanira indi miti ugataba muri iyi nzu yawe. Nari mfite inzu jene narubatse ndi umusore, inzu narayubatse narayujuje iraho ngaho. Ati agenda nyereka ahantu ho gutaba. Mpera kuri saro, ku muryango wa saro ndacukura ndataba, ndagenda muri koridoro ndacukura ndataba, ndagenda mu nguni z'inzu hose ndacukura ndataba, mu byumba turacukura dutabamo imiti, naho tujyama aho tuzajyama turucukura tutabamo imiti, ndayitaba kanyereka ati taba hano. Yarambwira ati afata undi muti uvanze n'ibindi bintu bimeze nk'ubwoya abishira mu mavuta aransiga kunda. Miti ari yiki? Iyo miti yambwiraga yuko ariyo kudukingira abanzi bacu, nta mwanzu uzadutera dufite iyo miti muri iyo nzu. Nabaga ndi kugenda mu nzira nkumva aha ngaha ntahanyura, ahubwo nkakikira kubera ubwoba, kandi baramaye mu nzira ndanyuramo, ahubwo nkagenda nkaja kuzenguruka nk'ukuntu wazamukira hano ukajya kuzenguruka hirya kugira ugere mu rugo. Ndasinzira, we agumya kwicara kandi aracyambaye iki? Aracyambaye ikanzu, bambe ikanzu yayivuyemo, yambaye indi myenda, ategereje ko ndamubwira turyame. Wapi narangije kwiroga, urumva iyo miti yose nari naratabye, urumva ko niyo yamfataga. Satani nari namaje kumwinjiza mu rugo rwanjye, mu nzu yanjye, mu nzu y'umusore, mu nzu igiye kuba iy'umugabo, nari namaje kwimika. Ushobora ngo abantu bafata utuntu bakaduta mu murima bavuga ko bazeza. Yego bakadufata bakadutabamo. Buriya nje narirogeye, nari kwirogera ku giti cyanjye nje ndiroga, ariko narangiza nkavuga ngo abantu barandoze, ariko nta muntu wandoze nariroze. Nirogeye nabyo reka mbikubwireho nta bitaruka, kugira ngo kuri utwo duhu ni nayo nyuma y'Yinyamanza kugira ngo tubiveho. Reka mbivireho rimwe. Anje impamvu akazi ko mu rugo niho ninjiye mu nzira z'ubugwayi, anywa ibinini 375, ibindi 375, n'umwana wanjye wa kabiri anywa ibinini 35, bigiye bijyanye n'urushinge ko twari batatu. Ibyo ngibyo nibyo byanyeretse ko natangiye gukoreshwa na Satani, kuko niba narinjiye mu nzira z'ubusambanyi nkakuramo icyo kibazo cy'ubwo burwayi, kumva ko ndi kugenda nkasenga, ntabwo byambuzaga kudasenga. Icyo gihe rero niho natangiye guhura n'akaga gakomeye, cyane cyane no ku muryango wanjye, kuko byatugize kugira uzatera imbere, kugira uzabaho neza, nuko azagenda ku mupfumu wahana ku kiyaga cya Ruhondo, akazakubwira, akazaguha imiti uzaje ugendana nayo. Iyo Nyamanza yo nayipfuriye nayo i Kigali, yinjiye mu nzu, umuntu abimbye ati ugomba gufatira Nyamanza byakunda. Imana nsa nkaho nayo nayiteye umugongo, numvaga iby'Imana bitari gukora neza, ndavuga ninongeraho nibi ngibi hari ico birabyara, bizabyara umusaruro, ariko bifatikanyije n'Imana. Ubwo bituma nshiramo ico cyizere, ndavuga kuko nabandi babikora. Urumva niba umuntu aje guhinga mu murima akavuga ati nuhinga hari ugatama kano kantu nibwo uzeze byinshi, ariko none wanagatamo ntiweze nk'ibyo abandi beje kweza, ahubwo bikeya. Cyizere njewe nagize, ndavuga ngo ningenda na kare Agahu nkagenda na aya mababa, hari ibyo nzunguka byinshi mu byo mbasha kuba nakora, ahubwo niho byambereye bibi kurushaho. Tugendana mu ikofi ngo nitwe tuzakurinda ibibi, nitwe tuzakurengera, wabasha kugukora ufite utwo duhu. Amababa y'Inyamanza ugafata inyoni ukayipfura ukagendana ayo mababa, amababa y'Inyamanza umuntu yarakubwiye ngo n'urubyaro rwa Aburahamu, ngo nugira amababa 12 mu mufuka wawe ngo uzaba ukomeye, ngo uzaba uri umugabo nyine, ngo uzaje agenda ngo ico uzakora cyose uzajya ku mababa y'Inyamanza. Inyamanza ikinjira mu nzu, ubu Inyamanza yinjiye mu nzu ndayifata ndayipfura, nyipfura amababa y'inyuma, ndangije ndayirekurira agenda. Amababa nkagendana nayo, utwo dungendana natwe imyaka myinshi. Ako karakaga ko kutamenya, ariko witwa ngo urukubyirwa Imana, ukavuga ngo komeza inzira watacika intege, ariko ufite ibikuboshe, ufite utwo duhu mu mufuka, ufite ayo mababa mu mufuka mu ikofi, uri kugendana nayo. Bagwaye amavuta ngo uje urisiga kugira ngo abantu bazaje baragukunda, ariko ntago uzi ko ari ibibazo bya Satani uri kugenda wikururira. Anyoboza muri ayo mababa, muri utwo duhu, kandi nkajya nkakurikiza amategeko ya kiliziya. Iba mu cyari ikavuga ngo ndimo ntarimo, murizo uri hanze, ikavuga ngo ariko ndimo ndani, ariko hanze ndimo ntarimo, hanze bashobora kungirira nabi. Gakomeye ntaraya mu muryango wanjye, cyangwa se mubona abanaga nabo, karakaga gakomeye, kandi Agahu sinashoboraga kugasiga cyangwa ayo mababa ngo nyasige, byanga byakunda. Niho natangiye mbese kuyobogwa n'isi y'umwijima, isi ya Satani. Nibwo natangiye kuyobogwa n'isi y'umwijima cyane, ku buryo byageze aho
nywa peteroli nzi ngo ni amazi ndi kunywa kubera ikibazo cy'itabi utazi aho uri kwerekeza. Niba ugiye gusenga mu gitondo wasinze ukajya mu misa wasinze ukicara mu kiliziya imyuka y'inzoga umuntu mwicaranye ukavuga yaraye mu rwi ameze nk'uwaraye mu rwina, icyo gihe si kumenya Imana ibyo bari kukwigisha nk'amajyaruguru ntarakizwa cyangwa se nkiri mu byaha je mfite uduhu nagendanaga kandi nitwa ngo ni umukirisitu ndasenga. Utore mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha ariko Kristo arabazura abahindurana bazima nawe ubwo tubicyane mwegisha kuko Kristo yaramaje kutuzura kuri uwo munsi. Uravuze ngo wavuze ngo hari igihe abantu birogera, ese wirogoye gute? Yego kwirogora rero ibyo ndabikubwira nkimara gukizwa. Washyingiwe ukiri muri abo bapfumu ukiri mu mayoga mbo washatse mbese utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hanyuma ose iyo miti umupfumu yari yagwaye avuga ngo uzayisige n'umugore waje kuyimusiga cyangwa ntiwaje kuyimusiga? Naravuze nindamuka nyimusize dushobora gusara. Nigira ko iyo nama ndavuga nindamuka nsize amadamu nshobora kuyimusiga twese tugasara ugasanga nta muntu ubashe kuba yahumburiza undi. Madamu ahageze ndamujyanje y'imiti ntago nayigusiga dore ngiye ariko nshingiye ukuntu yandiye niramuka ikuriye ntago byaba bizima kandi urumva umuntu nari mukunda. Hanyuma turagira ngo tubwire abantu ko ibyo bishingikije atari Kristo atari ku Mana byose ari ubusa. Urumva bagwaga imiti ngo ikurinda ngo ituma batazaterwa n'abanza ariko umuntu ukagendana ubwoba. Urumva ko ibyo byose ni ubusa. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Bikubaho TV ndetse n'Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Niba mu gitondo gira igitondo cyiza, niba nijoro gira ijoro ryiza, kandi wari urwaye Imana igukize, ufite abantu barwaye mu bitaro urwaje Imana ibagukirize kuko ariyo ishoboye byose. Hanyuma wowe nyine wakoze subscribe, share, like, comment, turagushimiye kuko uri inshuti yacu akadasohoka, kandi tugushimira kubw'inkunga ugenda udutera buri munsi kubw'ijana uko bukeye usangiza abandi ndetse ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Kristo nkuko nyine twabuzanye mu ndirimbo, mu buhanuzi, mu buhamya n'ibindi. Imana iguhe umugisha, tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Twabwiye ko tutazabicisha irungu rero kuri izi channel zombi nkuko twabibabwiye. Rero n'undi turagarutse turi kumwe n'umupapa tubona usize amavuta y'Imana ariko muri rimyari biravuga ngo nta handi biva ni mu gusenga. Turagusuje papa. Murakoze cyane nanjye ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma pepe abantu badukurikiye Bikubaho TV ndetse n'Iramiro. Yego. Nibagira amahoro y'Imana aho baherereye hose ku isi yose, mu Rwanda rwacu, mu ntara zose zigize iki gihugu, mu mirenge yose, mu tugari twose. Ndabashuje cyane. Amen. Hanyuma ubu uri gukurikiranwa n'isi. Nibyo ndi gukurikirana n'isi kandi ndi kumva ari by'igiciro kinini kuri njyewe ku buzima bwanjye. Ni amateka agenda ahinduka nyine nuko nguko biba bimeze. Iyo amateka ari guhinduka niyo mpamvu umuntu yemera kugera kuri ibi byuma by'ikoranabuhanga kugira ngo umuntu abashe kubyira ahageze abwira abantu ibyiza Imana imukorera cyangwa se aho yavuye n'ahageze uyu munsi wa none. Yego. Hanyuma tangira wibwira abantu badukurikiye amazina. Murakoze cyane. Nitwa Muhawenimana Tofiri, Majyaruguru wakijijwe, nkomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru nyine, mu murenge wa Remera, akagari ka Kamisave, umudugudu wa Kamurera. Niyo mazina yanjye Majyaruguru wakijijwe cyane cyane abantu banziho. Wakijijwe haba mu mujyi wa Kigali haba iwacu mu cyaro. Amajyaruguru cyane cyane abantu nibyo banziho kuko wakijijwe. Kera ntarakizwa ni byari ibibazo ariko majiye gukizwa nyine bahita bavuga ati wakijwe kabisa, tukongereho Majyaruguru wakijijwe. Ubwo ugahita witwa Majyaruguru wakijijwe cyane cyane rwose. Urumva ko ukoreshaga na rwarumi rw'iwacu, urumva ni cyane rwose. Akamuvuta k'Imana kaguyeho. Rero bavuga ngo akamuvuta k'Imana kajoje baga yakiriye mu izina rya Yesu. Cyangwa bavuga ngo mu mwanya gwanje cyane. Ni iby'igiciro, ni iby'igiciro kuba kuri Bikubaho TV
Betfage TV na NIRAMIRO TV. Yes. Iryo zina najyo niba ko cyacaro kiwacu kiracangirwa ntabwo nabisobanukirwa neza ariko iraje bigenze neza bisobanuke ushobora kubivuga nabi ariko bikaza bikageraho bikazembera bizaza natwe ntabwo twari tubizi. Ni ibintu bikomeye n'ayandi mateka mashasha. Yego. Urakoze cyane kweri. Hanyuma banza usenge tutarajya mu bintu byinshi dutangire aka kanya kacu kubuhamya ku munsi tugezaho ubuhamya. Banza usenge mu izina ryawe. Mbere na mbere Imana reka tuyubahe. Witeka Mana yacu, Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana nkuru yo kwizerwa, Data wa twese, turagushimye turaguhimbaje muri iki gitondo, dushimye neza yawe, dushimye urukundo rwawe aho wadukuye hari habi. Uyu munsi wa none niyo mpamvu wemeye kutugendesha utugeza ahangaha. Data buja ntago ari kubwacu, ni kubw'izina ryawe kugira ngo rigumye rishirwe hejuru. Watubereye maso, utubera maso aho bwari rukomeye, aho byari bikomeye, ugumya kutubera maso, ugumya kutubera umurinzi, watubereye umurinzi. Udukura kure, udukura muri huru y'abakarudaya, urongera uratuzana udushira imbere yawe, natwe tuba abantu bazima, tuba bazima. Data buja turagushimye kuko uri Imana y'amahoro. None Data mwiza tugushimiye nuko ugomba kumanuka ukigaragaza kuri uyu munsi, tukakubera ubuhungiro nyine, watubereye ubuhungiro, natwe tugomba kukubera ubuhungiro. Uyu munsi reka bimenyekane kari wo Mana, reka bimenyekane kari uvuga bikaba, wategeka bigakomera, abakwiringiraga bose babaga mu mahoro. Ijambo ryawe ryaramye gutugufite ngo ntabwo twifuza undi murengezi. Niyo mpamvu uyu munsi turiho tugihumeka umwuka bazima, niyo mpamvu wadukuye mu magana y'abanyabyaha maze utwicaza imbere yawe kugira ngo natwe tuvuge ibyururutse imitima. Natwe hari byinshi imitima yacu yariboshwe, urayibohora tuba bazima. Natwe uyu munsi turi abagabo bazima bo guhamya ibyawe. Uri Imana y'amahoro, reka wigaragaze nk'Imana, wigaragaze kuri iyi cano, kuri aya macano wigaragaze, bizamenyekane ko ari Imana ikura umuntu hasi ukongera ukamuzamura ukamushira hejuru. Bimenyekane Data buja mu gihugu kuko uri Imana y'amahoro, ukaba uri Imana y'amasezerano. Ubane natwe Data buja mu biganiro tugiye kugirana, wigaragaze nk'Imana, umwuka wawe utumanukire kugira ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo agumye yamamare, tugumye kuvuga ineza yawe n'urukundo rwawe ugira. Abanyarwanda bose babone ihumure, igihugu kibone ihumure, abayobozi babone ihumure, ingo z'abera zibone ihumure. Uzakwizera wese uzamuha ubushobozi bwo kuba umwana wawe. Turi abana bawe mu buryo bw'umwuka, turi abana bawe waratwibyariye. Niyo mpamvu natwe uyu munsi tutari gutsindwa, niyo mpamvu dukomeje urugendo. Waraduhamagaye witwa Imana, ubane natwe muri ibi biganiro Data buja, Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Uburaganya bwose bwa Satani hano bwaturuka, bwirukanke kure, bwirukaningwe kure mu izina rya Yesu. Gukomera kubo kwawe, icubahiro kibicaye Imana ikomeye. Ubane natwe Data buja, waravuze ngo aho 2 3 bateraniye uja uruka ukabana nabo. Ubane natwe Data buja kuko uri Imana y'amasezerano, ukabura Imana ihindura ibihe, ukabura Imana ihindura amateka y'umuntu. Ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Hanyuma aho utarakora subscribe uyikoreshe ya like comment, sangize nabandi ujye ubona ku biganiro byacu ko bikurikirana mu izina rya Yesu. Hanyuma uwakijijwe rero, majaruguru wakijijwe. Yego. Kweri. Hanyuma ndumva ari amateka. Ni amateka. Kandi agira ngo twinjire muri ayo mateka dusangiza abantu uko Imana ikora abantu kure. Yego. Uko umuntu aba yarigeze akorera Satani ariko bikaza guhinduka Imana ikamuha kuyikorera. Hanyuma uwakijijwe mu majaruguru, hanyuma ubwo nyine nakunda yanivugira kuko numvishe ariko ga sinu vite wakijijwe. Hanyuma wakijijwe wavukiye he? Yego. Murakoze cyane. Navukiye mu ntara y'amajyaruguru nyine mu murenge wa Remera, akagari ka Kamisave, aho niho navukiye. Vuka ku babyeyi babiri, papa na mama, ariko papa we yaratashe, mama we aracyariho. Mvuka ndi umwana w'imfura mu rugo rw'iwacu, ni nje umwana wa mbere. Umwana wagize amahirwe yo kugera mu ishuri, ariko amashuri ntiyayarangiza, agarukira mu wa kabiri primaire Kamisave. Ayo niyo mashuri abiri mfite. Ni ubuhamya bukomeye. Ayo abiri nayavuyemo, ndera barumuna banjye kugira nje mfasha mama abandi bana, nkajya mufasha muri ubwo buzima. Amashuri narayavuyemo, si uko twari tubuza amafaranga, si uko papa nta mafaranga yabonaga y'ishuri. Icyo gihe twishuraga igiceri cy'ijana, nicyo inote y'ijana. Inote
yayindi yabaga iriho umudamu wari uhetse umwana. Yego iyo niyo twishuraga, ariko amafaranga papa ageze ati reka nagera ku ishuri bati subira mu rugo uje kuzana amafaranga akanga kabura. Bigeza ishuri mba ndarihagaritse, ndihagarikira mu mwaka wa 2 primaire Kamisave. Ayo niyo mashuri 2 mfite. Okay. Ariko turabona n'umuntu umunsi uri wajya ngo rwose wajya ngo rwose warizi, ariko ntacyo Imana irigisha. Imana ijya yigisha, Imana hari ukuntu isobanura umuntu, igahisha umuntu ikagigaragaza ko umuntu asobanutse cyane rwose. Hanyuma wavukanye n'abana bangahe? Twavutse iwacu turi abana 7. Yego, mwavutse abana 7. Mwese muriho? Twese turiho. Twese turiho, bamwe bari mu karere ka Musanze, mu mujyi wa Musanze, abandi bari undi ari Rwamagana, niho abarizwa, niho atuye. Bose ubu barakijijwe? 3 nitwe dukijijwe, turimo 3, mushiki wanje umwe na murumuna wanje unkurikira bwa 2 na warakijijwe, asengera kuri ADPR ya Muhoza, akaba no muri korali yaho ngaho ku Muhoza y'ababyeyi. Urakoze cyane. Hanyuma wakijijwe mu Majaruguru, hanyuma wavutse usanga iwanyu bakijijwe cyangwa wasanze badakijijwe, byagenze gute? Nasanze iwacu turi mu idini rya Kiliziya Gatolika, ni namwo nabatirijwe, ni namwo nahawe sakramento rya Eucharistia, ni namwo nakomerejwe, ni namwo nashingiriwe, ni nabwo nasezeraniye muri iryo torero rya Kiliziya Gatolika. Ariko nyine byari bikomeye, ntago byari byoroshe Imana, ariko ukumva nyine uri gukorera Imana, ariko Imana y'Amana bavuga ngo ntireba, ntivuga, ntigirite, ariko ugakorera kuko iyo wemeye kubatizwa cyangwa guhabwa sakramento y'Eucharistia cyangwa ukemera gukomezwa, nuko amahame ubura kumva yuko birimo biza, kandi n'amahame y'idini ukabura uko yakurikiza. Amahame y'idini utayakurikije, ibyo byose ntabwo wabigeraho, ntiwahabwa, ntiwakomezwa, kuko icyo gihe n'ubundi bagufata nk'umupagani. Iyo rero urumva kuko kugira ugendere mu mahame y'idini, nuko ugomba kwemera iby'idini rigutegeka kugira ngo ube mu murongo w'idini. Yego. Bishiba ngo mwebwe mwabaga muzi ko muri gukorera Imana, ubwo ntihari abantu benshi bashobora kuba bameze batyo bavuga ati bari gukorera Imana ariko bari mu nzira y'ubuyobe? Yego, barahari benshi. Urumva muri icyo gihe ngewe nkiri muri iryo torero rya Kiliziya Gatolika, ngewe twagendaga tukanywa tuvuye mu misa, ubundi ukajyana n'abantu bari kugenda baratumura ibitabi, inkono mu misa za mbere, ukabona umuntu w'umukecuru afashe inkono ari kugenda aratumagura imyotsi iri kukugarukira, kandi witwa ngo ugiye gusenga Imana, agiye mu misa. Imyotsi nawe ikagenda iragarukira umuntu hehe uri inyuma yawe, ukumva ahubwo wowe itabura kurinywa kurusha wa wundi uri kurinywera imbere yawe, kubera ko ya myotsi yose ari kugenda atumura, ukabona icyotsi kiraje kije inyuma, ariko ukavuga ngo ugiye gukorera Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu atarakizwa, ubwo ndi mu bintu ntarakizwa, ndakubwira n'amaje no gukizwa, ndakubwira uko byari bimeze maje gukizwa. Ubwo uba uri umuntu utazi aho urukwerekeza. Niba ugiye gusenga mu gitondo wasinze, ukajya mu misa wasinze, ukicara mu kiliziya imyuka y'inzoga, umuntu mwicanye ukavuga yaraye mu rwina, ameze nk'uwaraye mu rwina, icyo gihe si urukumenya Imana ibyo bari kukwigisha urukubimenya, ariko kuko ari nk'itegeko ryo kubaha amahame y'idini, ukagendera kuri cya kintu cyo kuvuga ngo amahame y'idini reka mbashe kuyubahiriza ngerageze, ariko ntabwo ufite Imana. Kuko ngewe nk'amajyaruguru ntarakizwa cyangwa se nkiri mu byaha, ngewe mfite uduhu nagendanaga, kandi nitwa ngo ni umukirisitu ndasenga, uduhu kutugendana mu ikofi, ngo nitwe tuzakurinda ibibi, nitwe tuzakurengera, ngo nta muntu wabasha kugukora ufite utwo duhu. Amababa y'inyamanza ugafata inyoni ukayipfura ukagendana ayo mababa, amababa y'inyamanza. Inyamanza iguruka, umuntu yarakubwiye ngo ni urubyaro rwa Aburahamu, ngo nugira amababa 12 mu mufuka wawe, ngo uzaba ukomeye, ngo uzaba uri umugabo nyine, ngo uzaje agenda ngo ico uzakora cyose uzajya uracyumvira. Ku mababa y'inyamanza, inyamanza ikinjira mu nzu, ubu inyamanza yinjiye mu nzu ndayifata ndayipfura, nyipfura amababa y'inyuma, ndangije ndayirekurira agenda. Aho mababa nkagendana nayo, utwo dungendana natwe imyaka myinshi. Ako karakaga ko tukutamenya, ariko witwa ngo urukubyirwa Imana, ukavuga ngo komeza inzira watangiye wo gucika intege, ariko ufite ibikuboshe, ufite utwo duhu mu mufuka, ufite ayo mababa mu mufuka mu ikofi, uri kugendana nayo. Bagwaye amavuta ngo uje urisiga kugira ngo abantu bazaje baragukunda, ariko ntago uzi
yuko ari ibibazo bya satani uri kugenda wikururira. Ubwo ari kwikurura satani. Ibyo byose rero satani nagiye mwiha, nje ndamwiha. Niba wemere satani kakuyobora zakuyobora ariko kugira ngo uri umukristo utari we. Satani rero anyoboza muri ayo mababa, muri utwo duhu, kandi nkajya nkakurikiza amategeko ya kiliziya nkayagenderaho uko bwije bukeye, ariko twabaga tumeze nk'abari gusheshenga, kugenda usheshenga nyine ukavuga ngo ndi kumwe n'Imana ariko Imana utayirimo, itakuri. Mbese ni nk'akaguru kamwe kari hano akandi ntabwo karimo. Ni nka ya nyoni iba mu cyari ikavuga ngo ndimo ntarimo, murizo uri hanze, ikavuga ngo ariko ndimo ndani, ariko hanze ndimo ntarimo. Hanze bashobora kungirira nabi. Ni nk'ukuntu uvuga ngo ndasohoka nyine ndimo ntarimo. Byari bikomeye rero kugendana uduhu, kugendana amababa y'Yinyamanza, byari akaga gakomeye. Ntaraya mu muryango wanjye cyangwa se mubona abanaga nabo, kari akaga gakomeye, kandi Agahu sinashoboraga kugasiga cyangwa ayo mababa ngo nyasige, byanga byakunda. Hanyuma wacirijwe Musanze, ibyo byose urumva ko hari abantu bakiri mu bintu by'ubuyobe, kuko Kristo niwe kuri. Yego, biravuze ngo nimara kumenya ukuri ko kuzakubatura. Hanyuma se ibyo byose wabikoraga uri umusore? Nabikoraga ndi umusore, ntangiye kugerageza kuvuga ngo nubake. Niho natangiye ibyo byose kubigenderamo, izo nzira zose ntangira kugendana nazo. Niho natangiye mbese kuyobogwa n'isi y'umwijima, isi ya satani. Nibwo natangiye kuyobogwa n'isi y'umwijima, kuko ndi umusore nkiri umwana nakoraga akazi ko mu rugo ahantu mu Ibereshi mfite imyaka 14. Natangiye gukora akazi ko mu rugo mfite imyaka 14 mu Ibereshi, nkorera 1,000 ku kwezi. Icyo gihe urumva ko ntabwo iyo mwijima sinari nakawinjiyemo, ahubwo uko nagendaga ntera imbere nkubaka, nibwo ntangiye kuba umusore. Nibwo natangiye abantu bakanyegera ati ugendanye Agahu byaba byiza, ugiye muri ukagendera amababa y'Yinyamanza byakubera byiza, ntacyabasha kugukoraho na kimwe, ntacyabasha kugukoraho na kimwe. Ntacyabasha gukoraho na kimwe, nuko guko byari bimeze. Hanyuma urakoze cyane muri uko kunywa inzoga, muri uko gusa nkaho ugende muri ibyo, waba warigeze ugendera se mu nzira zo kunywa amatabi, zo kunywa z'ubusambanyi, ibyo warigeze ubigenderamo? Yego, urakoze cyane. Inzira zo kunywa itabi zo ntago narinyweye, ariko nigeze kubyigaho umunsi umwe. Mfata inkono ya mama aho yari iteretse ku mashiga ku ziko, ndatekera ndatumura, ntumuye itabi riranzengereza, rimaje kuntsindisha cyane ku buryo byageze aho nywa peteroli nzi ngo na amazi ndi kunywa, kubera ikibazo cy'itabi. Kuva uwo munsi itabi ntago nigeze ndinywa, itabi ryo narinyweye. Inzira z'ubusambanyi ntarakizwa, niho maje ntarakizwa, niho nakoraga akazi ko mu rugo, niho ninjiye mu nzira z'ubusambanyi, ariko nabwo nabwinjiyemo ngeze hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Hanyuma ni ryari wabonye ko satani ari gukoresha noneho ku mugaragaro? Ni ryari aho nabonye satani ari kunkoresha ku mugaragaro? Ni igihe nazaga i Kigali, ntangiye kwinjira inaha i Kigali, niho satani yankoreshe ku mugaragaro, kuko icyo gihe nibwo nakoraga akazi ko mu rugo, ngiriramo ibibazo, nandura uburwayi, nywa ibinini 375 na madama anywa ibindi 375, n'umwana wanjye wa kabiri anywa ibinini 35, bigiye bijyanye n'urushinge ko twari batatu. Ibyo ngibyo nibyo byanyeretse ko natangiye gukoreshwa na satani, kuko niba narinjiye mu nzira z'ubusambanyi nkakuramo icyo kibazo cy'ubwo burwayi, bigatuma ntangira kunywa iyo miti, niho numvishe ko satani ari kunyobora uko abishatse. Ariko kandi ukumva koko ndi umukirisitu, ukumva ko ndi kugenda nkasenga, ntabwo byambuzaga kudasenga. Icyo gihe rero niho natangiye guhura n'akaga gakomeye, cyane cyane no ku muryango wanjye, kuko byatugizeho ingaruka, bitugira ingaruka ngewe na madamu n'umwana. Niho natangiye kumva ko satani ari kunyoboza igitugu, ndavuga nti kwiyambura satani bizagenda gute, ariko biranga. Noneho satani ntabwo nahise mwibohora, nagize ngo wenda ibiki n'ibiki bizoroha, ariko ntago byoroshe, kuko naragiye twagiye kugira bimenyekane nuko umwana yaravutse, amaje kuvuka umwana ararwara, amaje kurwara
amaje kurwara akana k'iminsi 15 bakajyana kwa muganga, bakageje kwa muganga bati kugira tuguvure tuvure uyu mwana nawe madamu nuko ugomba guhamagara umugabo wa ahantu hari akaza mwembi tukabavurira hamwe kuko mwese ni mwege mwateje ikibazo mu rugo. None ubwo nafashe itike ndagenda ngi Musanze ku bitaro bya Rwaza, aho ngaho niho byamenyekaniye ko ndi umunyabyaha, ko ndi umusambanyi uteye ubwoba. Yego. Hanyuma dusubiye inyuma wenda ho gatoya urihangana ujya kujya mu bintu byo gufata inyamanza, uvuze gupfura amababa ugenda na Agahu, ko n'igihe tubona twuma ko abantu wenda basenga akajya gukoba akajya no muri nyabingi cyangwa se mu bapfumu. Wowe ako Agahu nibyo byo kubwirwa amababa y'inyamanza wabimenye, wagiye mu bapfumu wabimenyeye he, ninde aguhaye amakuru? Ubundi kugira mpabwa amakuru ni umuntu n'ubundi nanjye wanyegeye arambye ati kugira uzatera imbere, kugira uzabaho neza nuko azagenda ku mupfumu wahana ku kiyaga cya Ruhondo akazakubwira, akazaguha imiti uzaje ugendana nayo. Iyo nyamanza yo nayipfuriye na i Kigali, yinjiye mu nzu umuntu abimbye ati ugomba gufatira nyamanza byakunda, wamara kuyipfura amababa ukaje ugendana n'aya mababa nayo azakwarica azakongerera kuri utuduhu ufite bizakubaka, noneho ukomeze uje ugendana nayo niho uzatera imbere. Ariko mu gutera imbere biranga. None babikubwira kujya mu bapfumu wumvaga abapfumu n'Imana biribuze guhera ko kandi uvuga ko wase wari gusenga Imana, umvaga ko biribuze guhurira hehe? Nyine urumva yuko icyo gihe Imana nsa nkaho nayo nayiteye umugongo, numvaga iby'Imana bitari gukora neza, ndavuga ninongeraho nibi ngibi hari ico birabyara, bizabyara umusaruro ariko bifatikanyije n'Imana. Noneho ubwo ngubwo bituma nshyiramo icyo cyizere, ndavuga kuko nabandi babikora. Urumva niba umuntu ajya guhinga mu murima akavuga ati nuhinga hari ugatama kano kantu nibwo uzeze byinshi, ariko none wanagatamo ntiweze nk'ibyo abandi beje kweza ahubwo bikeya. Urumva nicyo cyizere njewe nagize, ndavuga ngo ningenda na kare Agahu nkagenda na aya mababa hari ibyo nzunguka byinshi mu byo mbasha kuba nakora, ahubwo niho byambereye bibi kurushaho. Ushobora ngo abantu bafata utuntu bakaduta mu murima bavuga ko bazeza? Yego bakadufata bakadutabamo. Buriya nje narirogeye nari kwirogera ku giti cyanje nje ndiroga, ariko narangiza nkavuga ngo abantu barandoze, ariko nta muntu wandoze nariroze. Urukumva ako nakahinda nakababaro gateye ubwoba. Uzi kwirogera wewe uri umuntu w'umugabo ni ikibazo gikomeye. Ni ukuntu nirogeye nabyo, reka mbikubyireho nta bitaruka kugira ngo kuri utwo duhu ni nayo nyuma y'inyamanza kugira ngo tubiveho. Reka mbivireho rimwe. Nje impamvu nagezaho rero ndi umusore ngira umwete wo gushaka kugira maje kubaka inzu, kugira umwete wo gushaka nyine nza n'umugore, nshiramo akabaraga ko kuzana iki umugore ndatereta nk'uko abandi bose batereta, tumenyanira ahantu bita ku gasozi ka Kabagora, ni mu murenge wa Remera. Mutumahi wabo araza duhurira kuri ako gasozi tuganira ku byerekeye urukundo icyo gihe abantu kugira bajye mu rukundo umukobwa yemere kumukunda wamukwitaga inote y'ibihumbi 10 kugira yemere kumukunda nyakuri, jya mu bintu byo kumvikana kugira amenye ko mukunda. Mubwira cyo koze yuko mfite ibihumbi 7 abiguramo umukenyero n'akabodi. Icyo gihe ku Kabagora twarahaganiriye, ni murenge wa Remera, hariho abantu benshi bahazi, turahaganira tugira ikiganiro kinini gituma dufata n'icyemezo cyo gushakana. Ubwo rero maje gufata icyemezo cyo gushaka nibwo nahuye n'isi noneho y'umwijima cyane ikomeye. Urumva ko nari naratangiye kwirogera kwimika izindi mana, ngenda nutwo duhu, ngenda nayo mababa. Ariko nyuma yaho hari ibindi byakurikiyeho, kuko Satani ashaka kuzaguteza ibibazo nta gatuza we, ahora buri munsi arekereye agushaka. Ahasigaye ubwo madamu tumaje kumvikana umukobwa turumvikana, ntago yari yakabaye madamu, nayo nkoreshe madamu ariko ntiyari yakabaye we. Noneho ubwo ngubwo arataha, yaramperekeje angeza ahantu bita Nyabisekuru. Tugeze Nyabisekuru turanywa, tumaje kunywa arataha, nanjye ndataha nsubira Musanze mu kazi ko mu rugo ndagakora. Icyo gihe narazamutse, nari nageze ku mafaranga 3,000 ku kwezi. Urumva ko umuntu wavuye ku 1,000 akagera ku 3,000 ni ubuhamya bukomeye. Ubuhamya bwanjye ntibujya burangira ariko burarangira. Noneho icyo gihe nsubiye ku 3,000 kuko umugore ubundi namuzanye nkorera 4,000. Urumva nayo nageze ku rundi rwego. Icyo gihe rero nabaga Musanze, ntago nayo nakaje nayo i Kigali.
urumva ko nabaga i Musanze sine nakaje nayo i Kigali. Noneho muri ubwo ngeze aho mbwira papa, na papa yari ahari, nshaka n'umuranga ati muzaje kumvikana ibyerekeye inkwano. Bajyayo bumvikana inkwano, bamaze kuzumvikana ubwo baje gufata irembo. Bamaze gufata irembo birahava, ubwo bikurikira kujya gusezerana mu murenge wa Remera. Noneho umva rero turenda kujya gusezerana mu murenge wa Remera, akaga niho kaje ko kwiroga. Aho niho nashaka kugira umenye. Umuntu akavuga ngo barandoze, ariko wowe ubwawe ari wowe wirogeye, warabigishizemo uruhare rwawe kugira wiroga. Icyo gihe rero nasubiye kuri wa mupfumu, arambwira ati kugira ngo urugo rwawe ruzubakike neza nuko nongera kukuzanira indi miti ugataba muri iyi nzu yawe. Nari mfite inzu jene narubatse ndi umusore, inzu narayubatse narayujuje iri aho ngaho. Ati umugore uzazana ntago muzinjira muri iyi nzu mutaragira ikintu mukora. Ubwo anzanira imiti, ati agenda nyereka ahantu ho gutaba. Mpera kuri saro, ku muryango wa saro ndacukura ndataba, ndagenda muri koridoro ndacukura ndataba, ndagenda mu nguni z'inzu hose ndacukura ndataba, ndinjira mu byumba turacukura dutabamo imiti, naho tujyama aho tuzajyama turucukura tutabamo imiti, ndayitaba. Kanyereka ati taba hano. Arangije arambwira ati afata undi muti uvanze n'ibindi bintu bimeze nk'ubwoya, abishira mu mavuta, aransiga kunda. Uwo mutsi niho nahuye n'akaga gakomeye, birandya mbura amahoro yo mu mutima, mbura noneho n'ibyiringiro by'ubuzima. Icyo genda byibuka hari tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2005. Niwo uwo munsi sinzawibagirwa mu buzima bwanje, niyo tariki sinshobora kuzayibagirwa mu buzima bwanje. Umuti urandya mbura amahoro. Arambwira ati none ubwo turangije iyi mihango, umugore wawe nazaza ku wa gatandatu muvuye kwa padiri, nawe uzafata ingi mugiye kujyama uyimusige akira ndayigusigiye. Uwo munsi nari maze kwiroga. Utaragira kure yavuga ko iyo miti ari yiki. Iyo miti yambwiraga yuko ari yo kudukingira abanzi bacu, nta mwanzu uzadutera dufite iyo miti muri iyo nzu. Ati niyo izakurinda, nta kintu kizakugeraho kibi, ibi ngibi byose mbese ubwo muzaba mwaribohoye nta kibazo na kimwe kizabageraho. Komeza. 2005 nyine ubwo niho turi icyo gihe. Noneho bukeye ubwo ku itariki 5 madamu umunsi wo gusezana kwa padiri uragera, tujya kwa padiri. Ariko nari ndi kwijambo rivuga ngo umuntu ajya yirogera. Nari narirogeye rero ariko sinabimenya. Ubwo ibyo kwirogora rero ndabikubwira nabyo. Ibyo ntago nari nabigera. Noneho tujya kwa padiri turasezerana. Imana ikura umuntu kure. Ubundi Imana niyo igukura kure, uzibuka Imana aho yagukuye. Noneho ubashe kubibwira n'abandi bantu Imana itarakura aho hantu. Kuko hari abantu benshi babohewe aho hantu bakagira ngo n'abantu babaroze, ukazishira mu muntu runaka ngo uyu ni wundoga, ariko ari wowe wabigizemo uruhare. Uwo munsi nagiraga ubwoba buteye ubwoba. Nabaga ndi kugenda mu nzira nkumva ngaha ntahanyura, ahubwo nkakikira kubera ubwoba, kandi baramaye imiti. Aho kugera nyure mu nzira ndanyuramo, ahubwo nkagenda nkaja kuzenguruka nk'ukuntu wazamukira hano ukajya kuzenguruka hirya kugira ugere mu rugo, ugahorana ubwoba mu mutima. Noneho madamu ubwo twaragiye turasezerana kwa padiri, turataha turi kuririmba. Icyo gihe nari ndi umunyonzi i Musanze ahantu biti Yawunde, natumiye abanyonzi bagenzi banje bahantu biti Yawunde, bantahira ubukwe bakambira ati rongora wakuze. Ubwo koko baramperekeza baranshigikira, twagiye n'amaguru tugaruka n'andi maguru. Icyo gihe nibyo ni mucarura bizi niko biba bimeze. Niko biba bimeze. Noneho ubwo tumaje kugera kwa padiri, tumaje kuva kwa padiri, tugeze mu rugo. Tugeze mu rugo tuvuye kwa padiri turakirwa nk'uko abandi bageni bakirwa. Ariko nari mfite inzoga nari naguze nsanga bazinyweye bazimaze. Ndavuga ku meza turahanywera iki? Ubwo muri abo bantu babanyonzi bashuti banje bimusanze hari abantu bari banywereye agakesi, ndavuga mugende mugaterure mukazane, ariko twiyakiriraho n'akafanta. Urumva ko ku meza wasomesha umugore wawe iki ku kirahuri yasoma ikize. Ubwo ariko bigeze aho bicamo ndihangana. None bigeze igihe cyo gutaha nimugoroba tumaje kwinjira mu nzu, umugore wanjye nagombaga nyine kugira mutahane tujye mu nzu yacu. Ubwo aho kugira tunyure mu nzira, ahubwo turakwepa inzira tunyura ahantu mu Kinani mu Gihuru kugira ngo dutunguke kuri yanzu yanyu. Abantu bakavuga ati bashobora kuba babaroze, ntimunyure muri iyi nzira, ahubwo ni mugende muri kubebera iriya mu Binani nk'abantu bishingiye kandi twakoze ubukwe.
urumva ikibazo ahantu cyari kiri kuko nari naramaje kwiroga urumva ko umuntu niba yaramaje kwiroga ubwoba ko kuzabugera mpaka noneho ubwo tuba tugeze mu rugo tumaje kugera mu rugo ubwo tugeze aho mu nzu yanjye nyine ubwo ni mu rugo mu nzu yanjye noneho ubwo turicara nta gusenga nta kugira gute turicara twicaye ku gitanda bigeze aho ninywera byeri ndanywa nawe yicaye nkanga impande y'igitanda asigaye ari ukuntu umuntu ajyama ku gitanda nka guca yegamye n'inkweto zikiri hasi ubwo mba ngize nte mba ndasinzira we agumya kwicara kandi aracyambaye iki aracyambaye ikanzu bambe ikanzu yayivuyemo yambaye indi myenda ategereje ko ndamubwira turyame wapi arabibura genda sinzira nagiye gukanguka nkanguka nk'isaha ya saa 11 nsanga aracicaye ndamubwira bimeze bite arambwira ati se none kutigeze umubwira ngo tujyame none nayo ndaryama gute ako nakaga nahuye nako muri iryo joro muri ubwo rukerera muri ubwo rukerera urumva nta kintu wabasha kuba wakora uri umuntu w'umugabo nta kintu wabasha kuba wakora uri umusore wicegeye ni ukuvuga ngo nayo nabaye umugabo ariko umugabo utagize icyo akora utagize umumaro nyine mu gihe byari bikenewe kuko ubwoba kwiroga ibyo byose binzaho ndamubwira none tujyame cyangwa ati tujyame mu kuryama ibintu ntibyaja mu buryo by'abantu basezeranye ubwo ni ubuhamya bwanjye n'abandi bose bari bazabikurikira bazumve ko Imana ari ikura umuntu kure cyangwa ikamukura mu bibi ubwo kubera ko narangije kwiroga urumva iyo miti yose naratabye urumva ko niyo yamfataga satani namaje kumwinjiza mu rugo rwanjye mu nzu yanjye mu nzu y'umusore mu nzu igiye kuba iy'umugabo namaje kwimikamo satani ubwo bigeza mu gitondo abana barakomanze ati batuzaniye amazi dukarabe se twakoze iki ntacyo ubwo ndavuga nti Mana tugende ubwo mujyana turangije gukaraba ndamujyana kwa nyirabukwe aja kwarama hari ibintu bita kwarama niba mubizi simbizi kwari ku mugeni ubwo ni ukuvuga ngo umugeni aragenda yarame se ararama gute ndamujyana mugejejeyo icyo gihe hari ku cyumweru tariki 6 z'ukwezi kwa 2 2005 bigeze aho ubwo mugejejeyo nigira mu isoko ryitwa ry'Abazira wongeye kugurayo uburoso na korogate mu kugera mu ry'Abazira aho kugira ntahe ahubwo ndagenda nicarira ku muhanda kuri kaburimbo nashingiwe yego nirirwa nicaye ku muhanda abazimu bakwangaza bigezaho ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu byari biteye ubwoba kandi bikomeye none abantu baravuga bati Tofiri ari he ati abantu nibaza baramusanga ari mu by'amahirwe abantu bagezaho baza kumpamagara ku muhanda baravuga ati ntago uzi uko bari buze gushishura niba ubizi simbizi gushishura bivuga gutwikurura iyo baraye batagutwikuruye bagushishura bukeye bwaho ari mu gitondo none ubwo baraza barankura ku muhanda mu kugera mu rugo ndambara mu kugera aho ndagera njya kwa mama mu kugera kwa mama nsanga umudamu yaricaye ndamubaza se ntabwo wariye ati nari ndarya ntese kandi ari wowe wagombaga kungaburira none uzi ko nari ndarya gute ati ukuntu wakerewe ukaba mbese nyine ni rero baje gushishura nuko itunganye tugende tubyinira isuka ngezaho ndayibyinira isuka barayimpa bamaje kuyimpa barataha bamaje gutaha ntihagira ikintu tubabwira yuko hari ikintu cyakozwe cyangwa se kitakozwe ariko umuntu yarambye hagati byagenze neza ntibyagenze neza cyane ariko bitagenze neza noneho ubwo turira bumaje kwira turagenda turaryama biranga bigezaho burongera buracya umunsi wa gatatu nibwo nagerageje ariko biranga nja kureba umuranga ndamugisha inama aravuga ati genda ukore muri ubu buryo gucya na gucya hari ukuntu biri bugende ubwo ku munsi wa gatatu niho byemeye nabwo ko ari ukugerageza gake ntibyemeye nk'uko byagombaga kuba byakwemera ubwo ababizi abakuru bari kubyumva bazabyumva namwe muri kubyumva kandi kugira byemere nyine urumva niba warayirongoye ukabona nta kintu wakoze ubugace ukongera ukabona nta kintu wakoze bukongera bugace nta kintu wakoze urumva ko kiba ari ikibazo ubwo ni ukuja kwitabaza abaganga ariko njye sinagiye kwitabaza abaganga ahubwo nagiye kugisha inama umuranga ni nka marene ni nka pare mugisha inama angiriye inama ati ukore gutya ku munsi wa gatatu wa kane biremera
biremera ariko gake, ariko ku yindi minsi bigenda byemera biba byemeye neza. Urukundo none urubona ubuza mu rugo rwakaje. Nibyo. Yego. Hanyuma uravuze ngo wavuze ngo hari igihe abantu birogera, ese wirogoye gute? Yego, kwirogora rero ibyo ndabikubwira nkimara gukizwa niho biraza. Aho ngaho niho ndabikubwira neza uko nirogoye nibwo ndabikubwira. Hanyuma ashobora ngo washatse washyingiwe ukiri muri abo bapfumu, ukiri mu mayoga, washatse mbese utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hanyuma ose iyo miti umupfumu yari yaguye avuga ngo uzayisige n'umugore, waje kuyimusiga cyangwa ntiwaje kuyimusiga? Yego, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Umudamu rero we sinayimusize, naravuze nindamuka nyimusize dushobora gusara. Nigira ko iyo nama ndavuga nindamuka nsize amadamu nshobora kuyimusiga twese tugasara, ugasanga nta muntu ubashe kuba yahumbura undi. Imiti madamu ahageze ndamujyanje y'imiti ntago nayigusiga, dore ngiye ariko nshingiye ukuntu yandiye niramuka ikuriye ntago byaba bizima, kandi urumva umuntu nari mukunda ntago nagombaga kumusiga iyo miti. Iyo miti rero sinayimusiga we aba mutaraga, ariko nanjye nyine urumva ko byarandiye bigeze aho birashira. Hanyuma turagira ngo tubwire abantu ko ibyo bishingikije atari Kristo, atari ku Mana, byose ari ubusa. Urumva bagwaga imiti ngo ikurinda, ngo ituma batazaterwa n'abanza, ariko ubundi ukagendana ubwoba. Urumva ko ibyo byose ni ubusa. Yego. Hanyuma ni ryari wumvishe ko ibyo bintu ubirambiwe byo bushinzi byo kuba ufite iyo nyine ukorana n'abapfumu? Ni ryari wumvishe ko mbese Imana usenga atari Imana? Ni ryari wabyumvishije? Yego, urakoze cyane. Igihe natangiye kubyumva rero, natangiye kubyumva ntangira kuba muri groupe y'abambasaderi. Hari groupe y'abambasaderi, yari groupe y'abambasaderi ba Radio Umucyo. Ubwo bituma mbasha kuba muri yo groupe, ariko nabaga muri yo groupe duhu ntugendana. Ubwo nari narazanye madamu, ariko duhu ntago nahise nduta, nagumye kugendana na abantu basengera kuduhu. Yego, utwo duhu ntago nahise nduta. Nabaga muri groupe nayo mababa y'Inyamanza nyafite, nabaga muri groupe nisiga nayo mavuta nkakoramo, bari barama utundi nkaja ndisiga, harimo umuti nisiga kugira ngende muri uyu mujyi wa Kigali. Muri uyu mujyi wa Kigali rero nabayemo bana n'utwo duhu n'ubundi nayo mababa nkagendana nayo. Ase koko ntaguciye mu ijambo, kuko twakugiriye umumaro, wabonye tugutera ikironda, two twakumariye icyo ubundi wowe uko watubonye twakumariye iki? Utwo duhu urakoze cyane. Utwo duhu nta kintu twamariye, ahubwo nahuye n'akaga gakomeye. Niho nahuye n'akaga gakomeye mu gutunga utuhu, kuko njye narirogeye mpura n'akaga gakomeye. Utwo duhu nta kintu na kimwe cyanyije. Niho nagiye mu mwuka wo kunywa inzoga nyinshi, nkaja nirwa mu migina nasinze nkinezeza n'abagore, tukageza mu gitondo bukeye. Ubundi njye nari nejeje ku buryo buhagije mu migina n'ahantu bita muri agence, ndinezeza cyane, nkabona abagwa amafaranga nkorera yose nagendaga nkayanywera n'abo bagore, turukurara turabyina, amafaranga bwaca mu gitondo madamu yamamaga nkamujya ngo bayanyibeye Nyabugogo, kandi nta muntu wayanyibye, ahubwo ari imyuka mibi nikururiye nje ubwanjye nihamagariye. Ariko nkajya no muri groupe nkasenga, nkasenga uduhu nasigaga ndusize kugira batamvuga batatubona, wenda kwa kundi bavuga nayo mababa y'Inyamanza nkayasiga. Noneho rimwe amavuta n'utwo duhu mbiburira rimwe. Niba nshaka icyabitaye ndakibona, ngeze ku kazi ndabishaka ndabibura, ndababaza se uduhu nta muntu wambona icupa rimeze gutya na gutya? Ati ntawe. Nta muntu wambona akantu kari gapfunyitse gutya na gutya? Ati ntawe. Ati ntawe. Noneho ubwo utwo duhu ntubura gutyo, turagenda tubura gutyo turatakara. Noneho ngezaho ubwo abagore ahantu bita ku Muhima, hari ahantu nakoraga mu kabare, noneho nkaja mbana n'abagore, nkaja hariya kwa Mutangana hari utubare, nkagenda nkanywa nkinezeza. Usibye ko muri uko kwinezeza kwanjye ntago nigeze njyamana n'abagore bo mu kabari,
ahubwo ngiye najyamanye n'umugore n'umukobwa twakoranaga akazi ko mu rugo, ni nawe wanteye ibibazo by'uburwayi ariho nanduje madamu, ari naho twanyweye ibyo binini navuze mbere. Ni izo nshinge twatewe, ubwo burwayi nabwanduriye mu kazi ko mu rugo. Ariko kubera gutinya mu kabare sinongera kujyamana n'abagore kubera gutinya, nkavuga inti bitongera kuzaba cya kibazo nkongera nkagisubiza mu rugo kandi narakize. Rero ndatinya ahubwo nkajya ngenda nkabyinana nabo tukinezeza, amafaranga yanjye agashirira aho ngaho mu kwinezeza. Ushobora ngo ubwo burwayi urwaye bwaje kugera burakira? Yego kugira ngo byumvikane abantu bumve ko bwaje kugera igihe bugakira, bataza kugira ngo ni bwabo. Oya, bwarakize. Hanyuma muri uko kwinezeza, ese wabonye kuko kunywa inzoga, kujya mu tubari binezeza? Ntabwo binezeza, ahubwo bikubuza amahoro yo mu mutima, ukabura n'ibyiringiro, ugahora umeze nk'umuntu wataye umutwe kandi uri umuntu muzima uhagaze. Ubundi ukagenda bakagira uri muzima ariko warapfuye uhagaze. Niko umunyarwanda yavuze. Tutaragera kure, niki wabwira abantu bagendana uduhu, abantu bagendana amavuta ngo bisiga, abantu baba mu tubari, abantu ba mu busambanyi, niki wababwira tutaragera kure? Yego, urakoze cyane. Ikintu twababwira, bayoborwa n'isi y'umwijima. Ikintu nababwira nuko babihagarika bakabivamo, bakareka ingizo ngeso mbi, ahubwo bakiyegurira Imana. Kuko umuntu niyegurira Imana niho azabona ibintu byinshi birute ibyo yarararikiye. Kuko kugira uve kunywa inzoga biravuna, ni ikintu kivuna. Ariko iyo wamaje kwiyegurira Imana, kwizera niho bitangira. Ukizera utari kubona kwizera Imana. Iyo utangiye kugenda wizera ukabana n'abandi bantu basenga, ugenda urusha kugira umwete wo kugenda ubihagarika buhoro buhoro. Ntabwo uhita ubihagarikira rimwe, ariko bigeraho bikazarangira bikakuvamo, ukaba utakija gushaka iyo miti mu bapfumu, ukaba utakinywa izo nzoga ngo usinde, ukagenda ubivamo kubera ko wamaje kwiyegurira Imana kuko hari icyo igushakaho, cyangwa se Imana ikaguhamagara ikabigukuramo. Ese ibyo byose uri kubigendamo, madamu wawe we yabifataga gute? Kuduhu yadufata gute? We yabyakira gute? Yarabizi, ntacyo yabyakiragaho. Yaravuga ati ni ibisanzwe nyine, kuko yabonaga ari ibisanzwe. Niba ari ugushaka amahoro yabonaga ari ibisanzwe, ariko buri gihe akabona nasinze. Reka nkubwire ikintu cyababaje madamu, ikintu kimwe cyamubaje mu buzima kikababaza na mama wambyaye. Uzi kujya ibyondo uri umuntu w'umugabo, ukagenda uri gukambakamba ukajya ibyondo. Tekereza kugenda uri gukambakamba uri umugabo, ukagenda uri kujya ibyondo, wagera mu rugo kwa mama wawe aho kugira uje gusindira iwawe, aho ukajya gusindira kwa mama wawe ukajya ibyondo. Kandi si ibyondo ibingibi, ahubwo amasongororo y'ibiraro by'inka yabaga. Ibiro mbyigaraguramo. Icyo gihe byari saa 7 z'ijoro. Madamu n'abana babiri nari mfite baraza bati papa noneho yasinze byarangiye. Ati papa arapfa. Abantu baravuga mu mudugudu ati none harapfuye birarangiye kubera kugusinda. Icyo gihe navanze inzoga z'uruvangitiranye ndasinda, ahasigaye baravuga ati byarangiye noneho. Madamu icyo kintu cyo cyamubaje ku mutima, ntago yabimbwiye, ariko yenda yaravuga ati umugabo wamuhaga agakizwa wenda byaba amahoro. Ariko Yesu yari afite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Haleluya. Ibyo byose nabyivura gusema, ariko Yesu yari afite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Imana ishimwe. None ubwo icyo nabwira abantu nuko bareka ingeso mbi zabo bakagarukira Imana bigishoboka, kuko ari igihe kizagera bikaba bitagishoboka. Hanyuma turi kwerekeza ku musozo, wakoreye Satani igihe kingana iki? Si ibyo bintu wabyivugusemo kugeza ryari? Ibyo bintu rero nabyivugusemo kuva mu mwaka wa 2005 niho byatangiye kwinjira mu isi y'umwijima mu byaha. Nabivuyemo mu mwaka wa 2014 niho nabivuyemo. Ujya kwakira agakiza wakakiriye ryari? Ni ryari wumvishe ko Yesu afashe intebe mu mutima wawe? Igihe nakiriye agakiza nakakiye mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 12 ku itariki 13 nibwo nanze ibyaha ninjira mu mazi menshi ndabatizwa. Aho ngaho rero niho natangiye kubonera Imana ukikora. Ntangira kubona ubwiza bw'Imana, ntangira kugenderwa n'umwuka wera. Aho ngaho ni Imana yankuye rero. Aho ngaho maje kuva mu byaha. Ijambo ry'Imana narisomye rambwira ngo dore mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha, ariko Kristo arabazura abahindurana bazima nawe. Ubwo tubicyane mwegisha kuko Kristo yaramaje kutuzura kuri uwo munsi tariki 14
n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka wa 2014 niho Kristo yampinduye aranzura mva mu mwijima w'ibyaha mva muri za zindi ngeso mbi mva muri za karande ziwacu mva muri bya bigirwamana mva muri babapfumu ahasigaye nemera gukurikira Imana. Urakoze cyane. Hanyuma Imana iguhe umugisha wowe nyine twaturimo tubana no wakijijwe w'imusanze. Yego. Hanyuma wari kutuganiriza ubu watuganije ku gice cya mbere cyuko kibyo yararimo ariko Yesu aza kumufata. Ese Yesu yagufatiye hehe? Wari uri mu rusengero cyangwa wahise byumvamo uhise ujya gutangira umubatizo uhita bakwandika ujya yagufatiye hehe? Urakoze cyane. Urakoze cyane kumbaza ku kantu. Yesu yamfatiye iwanje mu rugo na madamu. Yego. Yadufashe tupfukama ku karago muri saro yiwanje mu nzu yari idafite n'isima mu byondo turapfukama umukozi w'Imana arazara dusengera ahasigaye duhita tuyoboka inzira z'agakiza. Ubu madamu nawe arakijijwe? Madamu arakijijwe aririmba muri korali Yerusalemu ahantu bita Imuhaza n'umukristo w'Imuhaza muri korali Yerusalemu. Urakoze cyane. Imana yamugiriye neza. Hanyuma ubutaha buriya tuzareba uko bizaba bimeze. Yego murakoze. Tuzareba uko bizaba bimeze tubasurane. Yego. Nawe aduhe ku buhamya cyane. Urakoze cyane rero wewe wari dukurikiranye. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka tuze tugwakanya dusengera Imana. Amen. Hanyuma rero tugiye kugwakanya udusengere utubwiye aho Imana yakuvanye. Yego. Nibyo yakoze kuza bwawe. Urumva rero ko nta hantu kabi kure Imana itakura umuntu nta nahantu heza kure heza Imana itageza umuntu urebye ukuntu usa ntago hamya ko ace mu buzima bwose bungana gutyo ariko Imana gukuye kure kandi Imana igufite umugambi mwiza nubwo bimeze gutyo kose. Hanyuma ngaho dusengera Imana sengera n'abantu bakiri mu byaha nk'ibyo bakiri kwivurugutamo kandi babubwenge icyiza no kubireka ko nta maro bitanga biteza inyatsi ntago biteza ikironda nkuko abantu babivuga n'utwo duhunu nayo mababa yose abantu bagenda bafite n'amavuta nta kintu yabagezaho ahubwo muzabura amahoro kandi muyaburiraho mwayaboneraga ndetse n'ubutunzi mufite akenshi na kenshi buzayoyoka kuko izo mbaraga zibajya ziteza inyatsi. Hanyuma ngaho dusengera Imana. Witeka Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana igira neza Mana ikora imirimo n'ibitangaza Mana ukura umuntu mu mukungugu Mana uzamura umuntu kamwicazanya n'abakomeye uri Mana nziza y'amasezerano uri Mana idahinduka uri Mana itarobanura ku butoni umwanditsi yaravuze ngo mu mahanga yose uzakubaha agakora ibyo gukiranuka uzamwemera witwa data ushoboye byose wadukuye kure aho abantu batayashoboraga kudukura wadukuye mu isi y'umwijima udukura iyo kure udukura mu mwijima udukura mu bubata bw'ibyaha udukura mu busambanyi udukura mu businzi udukura mu ngeso mbi udukura mu bapfumu udukura muri karande ziwacu mu miryango. Warakoze witwa Uwiteka n'iryo zina ryawe utagushima yaba yitwa wande utagushima yaba komoka kwande nyemerera nongere ngushime mvuge gukomera kwawe kuko uri umukozi w'umuhanga Mwami Imana. Hari abandi bababaye hari abandi bishwe n'agahinda hari abandi bishwe n'ibyaha hari abandi bari kuvuga ati data twebwe twahava gute ariko kuko ari wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwabo data buje reka ucagagura iyo migozi yose yabibiziritseho reka ubahora iyo migozi yose yabizigazingiyeho mu izina rya Yesu utatanye satani bagenda utatanye satani bahiga ubatworesha igitugu uri Imana y'amasezerano uhindura umuntu ukamukura kure data reka uhindure. Hari benshi barushe hari benshi bagendana uduhu hari benshi bakigendana amababa hari benshi bakigendana amavuta nta byiza byayo amababa nta byiza byabyo utwo duhu nta byiza babonamo mu makofi yabo ahubwo mu makofi yabo data ushiramo amafaranga ukuramo uduhu mu izina rya Yesu ukuramo ibyo bibi byabo bagamo. Hari abandi bagendana ibindi mu myeko yabo mu mikandara yabo babikenyereyeho mu izina rya Yesu reka ubitesha agaciro nk'uko nanjye ibyanjye wabitesha agaciro. Reka ugarure abantu bawe Uwiteka Mana Nyiringabo reka ubagarurire kuri wowe babe urutare ruzima rushimwa nawe Uwiteka Mana Nyiringabo niwo uvuga bikaba wategeka bigakomera kandi databuja umuntu wese ubashwe n'ibyaha ubashwe hirya mu businzi databuja niwo wamugaruriza ineza yawe. Abantu baruhijwe n'ibyaha ariko ineza yawe n'urukundo rwawe biracyariho uko wari urejo na n'uyu munsi ni kukiri. Reka uganze utegeke mu gihugu cyacu reka ibyaha bikurweho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo utugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma murakoze mwe mwese mwamudukurikiye
mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro Imana ibahe umugisha. Hanyuma nyine ibiganiro byacu nakagaruka, wowe bonye iki kiganiro bwa mbere kora subscribe, koreshe like, comment, usangize nabandi ujye ubana natwe mu biganiro ko bikurikirana. Yari wakijijwe mu majaruguru, twari turi kumwe, ngiye mwari kumwe nawe nanjye kuri kamera cyangwa se kuri mikoro. Ni ntacyo Imana Elia, ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka, shalom.